ngira ngo ibintu bigomba gusobanuka, niba ngombwa bizasubirwamo inshuro za ngombwa kugira ngo byumvikane. Kiriya ni ikibazo cy'abanyekongo hagati yabo, ni ikibazo cyo mu gihugu cya Kongo. Abafitanye ikibazo na guverinoma ni abaturage ba Kongo. Sinzi niba M23 M23 ihagarariye abaturage bose b'uburasirazuba bwa Kongo, batari nako bimeze, ariko ibyo byose abo yabihagarariye bose, abo yabivugira bose ni abanyekongo. Tugarutse rero kuri icyo kibazo warubajije, kuba hari abanyarwanda nako hari abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ntabwo bisobanuye yuko niba hari icyo basabye leta yabo cyangwa niba hari icyo bakoze cyabikosa cyaba ikintu cyiza ari uko babishyigikiwemo n'u Rwanda, ari uko ari u Rwanda rwabatumye. Icyo kintu kigomba kumvikana. Ntekereza rero nk'uko wari ubibajije natwe turabyibaza, ariko umuntu arebye mu byo tubona biri hafi, wenda babishyira ku Rwanda cyangwa se bavuga ngo u Rwanda rubashyigikiye, ko wenda ko abasaba guverinoma aba bagira icyo bayibaza ari uko banavuga urwo rurimi rw'ikinyarwanda. Ariko ubu bwabo ubibarije, ubahaye ibiganiro, ubahaye za interview, ukabaza uti mwebwe se ese wabajyana gutura mu Rwanda mwabyemera? Ntabwo bakwemerera. Ntabwo gutura mu Rwanda se turi abanyarwanda, abanyekongo. Iki kintu rero ngira ngo niryo pfundo ry'ikibazo, aho igihe cyose bitazumvikana ko ari abanyekongo bafite ibyo babaza guverinoma yabo, guverinoma igomba kwihutira cyangwa se kubishakira ibisubizo no kubisubiza, aho gushaka kuvuga yuko ahubwo ari ibibazo biterwa n'ikindi gihugu. Hari ibiganiro by'amahoro biri guhuza iyi leta ya Kongo ndetse n'ino mitwe yitwara gisirikare na M23 yari irimo mbere yuko intumwa zayo ziri kamwe ibiganiro byari birimo kubera i Nairobi. Mu bari bahabihagarariye mu bintu muri bino biganiro harimo n'abari baturutse mu nkambi za hano mu Rwanda. Kugeza kuri ubu ngubu ese baragarutse cyangwa baracyari Nairobi? Ibi byo ntibyaba ari bimwe mu byakuye izi mpaka? Nk'uko bivuze, hari impaka ziri hagati yandi y'abanyekongo. Nizere neza yuko abo bantu ntabwo bahamagawe nk'abanyarwanda. Niba ari n'impunzi zirana mu Rwanda cyangwa se niba hari n'abandi bahamagawe baturutse muri Kongo, byanze bikunze barahari, bahagarariye M23, bari bagiye ari abanyekongo. Binashimangira ibyo maze kukubwira ko ikibazo kiri hagati y'abanyekongo, ko ari naho igisubizo kizaturuka. Kuva rero Kongo yavuze iti twebwe guverinoma cyangwa se Kongo turabirukanye, ubwo byanze bikunze iyo inama ziri kubera no mu kindi gihugu, byanze bikunze hari abafasha, abafasilitateri cyangwa se abahuza. Ntekereza ko niba ari icyemezo cyafashwe, abantu bose baba barebwa niyo nama bagomba kubigiramo uruhare, kuko kwirukana igice kimwe cy'abaturage ntabwo ari byo bikemura ikibazo. Niyo banagaruka ejo abantu bashobora kongera kubiganiraho bamaze gutuza bagasanga, ariko uko byagenda kose birahura n'ibyo twaherewe tuvuga. Iki kibazo ni cy'abanyekongo, nibo ba mbere bagomba kukibonera igisubizo, abandi bose bakiri iruhande, yaba u Rwanda cyangwa se n'ibindi bihugu byo mu karere bizaza nk'umufasha, bizaza nk'abagerageza kunga, ariko tutibagiwe umwihariko u Rwanda rufite. Ndavugira u Rwanda nk'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Twibuke yuko hari n'imitwe iriyo igamije guhungabanya umutekano mu Rwanda, igamije guteza intambara mu Rwanda. Ibyo ngibyo ntibigomba kwibagirana ngo uvuge ko u Rwanda ruzajyamo gusa ari uko rugiye gufasha, ariko ruzajyamo runarebera n'umutekano warwo, cyane cyane ko tuzi ko abo bantu bafite intwaro, icyo bagamije gutera u Rwanda, kandi rimwe na rimwe banafatanya n'ingabo za Kongo. Ibyo rero ntabwo wavuga ko u Rwanda bitarureba, birarureba kuko harimo umutekano warwo. Ariko nzi neza ko n'ibindi bihugu mu karere nabyo bifite ibibazo nk'ibyo. Hari imitwe iri muri kariya gace ka Kongo k'iburasirazuba, wavuze imitwe, ariko ni imitwe irenga 130 140. Ni ukuvuga ngo rero iki kibazo kigomba guhagurukirwa, kigafatirwa umuti, kikabonera igisubizo gihamye kandi kirambye. Twari mu bigaruka, ariko ubwo reka bite nkomereza aho ngaho kuri kijyanye no kuba
yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanya na FDLR yavuye hano mu Rwanda ikoze jenoside, kandi n'ubundi bakirwana bavuga yuko bazagaruka bagasoza uyu murimo. Mwarimo muvuze muti n'ibindi bihugu byo hano muri East Africa nabyo bifite ikibazo cy'uko hari imitwe ibangamira umutekano wabyo, kandi nayo iba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ntabwo byaba bivuze gutuma hatutumba intambara muri kano karere? Oya, nta ntambara, intambara si ngombwa kuko sizazana ibibazo. Intambara imaze imyaka 10, 15, 20 irenga iba ntirakemura ibibazo. Ntekereza ko abantu bose bamaze kumva, bamaze kubona ko igisubizo kizaturuka mu biganiro, igisubizo kizaturuka mu mihano, igisubizo kizaturuka mu ipfundo ry'iki kibazo cyo kumva yuko kariya karere, kariya gace ka Kongo gakeneye amahoro, k'imitwe irimo yitwara gisirikare itera ibihugu bitandukanye igomba kuhava cyangwa igasubiza intwaro. Niba bashaka kuba abaturage bahariya bakaba abaturage bahariya, niba bashaka gutaha mu bihugu byabo bagataha. Ariko intambara ntabwo ari ngombwa. Nta nubwo navuga ngo iri gututumba, kubera yuko uyu munsi abayobozi b'ibihugu dufata u Rwanda na Kongo ni nabyo bitureba baravugana. Ambasade zirahari, hari mekanisme zashyizweho zishinzwe kwiga biriya bibazo. Hari abakuru b'ibihugu, hari ministre w'ububanyi n'amahanga. Ahubwo se twavuga tuti nk'izo mekanisme, nk'izo nzego zashyizweho kwiga izo bibazo zirakoreshwa uko bikwiye? Kuko niba abayobozi ba Kongo hari ikibazo kibaye icyo ari cyo cyose kirebwa n'izo mekanisme, aho kukijyanamo bakajya kubivugira ahandi, sinzi ko ariyo mikorere myiza yatuma ikibazo gikemuka. Kujya kukivugira ahandi adakwiye, kujya kukibwira atabifitiye ubushobozi bwo kugikemura, sinzi ko hari icyo bimara. Ni nabyo Perezida Macky Sall wa Senegal uyu munsi uyobora umuryango w'ubumwe bwa Afurika yavuze ati nyabuneka mujye mu biganiro kandi mukoreshe imiyoboro yatanzwe mwanishyiriyeho, kuko hari ibyo u Rwanda ruhuriyeho na Kongo, hari n'ibyagutse birimo n'ibindi bihugu. Ati ibintu mubikoreshe, muganire, mugerageze kubona ibisubizo. Kandi u Rwanda rwo rurabikoresha, kuko ntekereza ko ari nacyo gituma abantu bavuga rimwe na rimwe ngo u Rwanda ntiruvuga, ruracecetse, rugize gute. Oya, nuko rwo rwakoresheje izo nzira. Ejo bundi barashe mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu, mu cyumweru gishize, mu kwa gatatu byari byabaye. Ibyo bintu byarabaye, u Rwanda rwarabivuze officiellement, nuvuga ko umugaragaro rubwira abo rugomba kubwira, yaba iyo komisiyo, iyo mekanisme yashyizweho, yaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga waho hakurya, yaba perezida wa repubulika waho hakurya. Ibyo bintu nubwo bibaye ariko ntabwo ari ibintu bisanzwe, ruba rwabivuze kandi rukabikurikirana kugeza igihe ibisubizo, amaraporo aziye. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose imiyoboro yo kuganiramo ihari, abantu ntibagire impungenge z'uko kubera ko habaye ibintu nk'ibi ngibi ihagiye gututumba intambara noneho ikaze. Oya, ndumva bitaragera aho ngaho. Twabonye ibihugu byombi hari amatangazo bigenda bisohora, haba ku ruhande rw'u Rwanda rurimo rusaba ibisobanuro kuri ibyo bisasu byatewe ku butaka bw'u Rwanda, ndetse n'iperereza rikwiriye kuba ryakorwa bisaba iyo komisiyo yagiye ishyirwaho ishinzwe iperereza. Tubona Kongo nayo ifashe indi myanzuro, itumizaho ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahagarika Rwandair, n'indi myanzuro ine yafashwe n'iyo nama idasanzwe ya kiriya gihugu. Abanyarwanda ibi bintu babyifatemo bate cyangwa se babyakire bate? Arabavuga bati umubano w'ibihugu byombi ushobora kuba ugiye kongera kujya habi nk'uko na mbere wahoze. Umubano w'ibihugu byombi wari ugeze ushobora kuzamo agatotsi, nta n'igitangaje kirimo. Abanyarwanda nibo babivuze neza bati ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko nibyo mvuga, iyo habaye ikibazo ubundi byakabaye byiza hakoreshejwe inzira zagenwe kugira ngo ikibazo gikemurwe. Biriya byo guhita ujya mu itangazamakuru cyangwa se byo gufata disikuru ukayivugira aho utagombaga kuyivugira, nibyo bishobora gutuma bishyushya imitwe. Ibyo ngibyo rero ntabwo u Rwanda rubigenderamo, ruranasaba yuko ayo magambo, ubwo buryo bwo gukora imikorere yose ishyushya imitwe bagerageza kubigabanya. Nta gikuba cyacitse ngo umubano wacitse abantu ntibakivugana ngo gisigaye ni intambara gusa. Ndumva rwose twakwizeza abanyarwanda ndetse n'abaturage mu karere ko ntabwo biragera aho ngaho. Haba hari ibiganiro biri kujya mbere hagati y'ibihugu byombi cyangwa se biteganywa, kuko na cyane ko u Rwanda rwari rwanditse rusaba yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarekura ingabo z'u Rwanda
zashimuswe. Ntabwo ibiganiro byigeze bihagarara na rimwe. Ntabwo kubera yuko habaye ikibazo uyu munsi aribwo ibiganiro bitangiye. Ibiganiro byamye biriho mu nzego zitandukanye, muri mekanisme zitandukanye, ku bayobozi batandukanye. Niba warakurikiye ijambo minisitiri w'intebe nako minisitiri w'ububanyi n'amahanga avugiye mu nama y'umuryango yunze ubumwe bwa Afurika, yavuze yuko ku birebana n'ibi bisasu byaguye mu Rwanda yavuganye na minisitiri mugenzi we, yavuze ko na perezida wa Repubulika yavuganye na perezida mugenzi we. Ntabwo ibiganiro bijya bihagarara. Ni nayo mpamvu ubona ibintu bishobora no gushyuha bigashyuha bikazamuka, ariko nyuma y'iminsi umwe iminsi ibiri ukumva bisa n'ibyatuje. Ubu turimo turabivuga, ariko ntekereza ko aho byatutumbiye siko uyu munsi bikimeze. Kugira ngo bibashe kugenda bigabanuka nuko abantu bakomeza kuvugana, kandi urabizi sina ngombwa ko abantu noneho bafata indege ngo bajyeyo. Baravugana kuri telefone, baravugana kuri izi mbuga zose. Ibiganiro rero birahari, ntabwo bitangiye ubu ngubu gukora ko habaye ikibazo bihoraho. Uyu mwuka mubi hagati y'ibihugu byombi bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba nta n'amezi 3 ashize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriwe, bivuze iki ku hazaza h'uyu muryango? Ese ntihaba hari ibyirengagijwe gusuzumwa cyangwa kurebwaho ubwo hakirwaga kino gihugu gishya? Oya, bivuze ko habonetse indi platform, habonetse ahandi iki kibazo cyaganirirwa hashya. Haza hiyongera ku hari hasanzwe haganirirwa, ko ahubwo ni amahirwe yo kuvuga tuti noneho iki kibazo niba abanyarwanda n'abanyekongo bananiwe kukiganiraho ubwabo bonyine bakakibona igisubizo, tubonye abandi 4-5 bashobora kubafasha, kuko noneho duhuriye mu muryango umwe, tugamije inyungu zimwe, dufite icyerekezo kimwe. Ntago rero ari hazaza h'umuryango hagiye guhungabana ngo kubera ko hari igihugu cyajemo ejo kikagirana ikibazo n'ikindi. Abavandimwe bose bo ntibakwasananye, ntibagirana ibibazo. Abandi bavandimwe bakagerageza kubafasha, byananirana ababyeyi bakinjiramo, byananirana ba nyirasenge na ba nyirarume bakinjiramo. Nta handi habonetseho kuganirira, nta handi habonetseho gukorera, nta handi habonetse ashobora gufatwa ibyemezo. Uyu munsi noneho bira bihugu gukora 6 dushobora kuvuga ati tubafashe, dushyireho ingabo, duhuriyeho, tujya kwirukana iyo mitwe, niba Kongo ubwayo cyangwa se MONUSCO cyangwa ikibyarananiwe. Ntekereza ko ari ubundi buryo bwo gukemura ikibazo, ahubwo ntago ari uburyo bwo kuvuga ngo uyu muryango ugiye gusenyuka cyangwa ugize ikibazo kuko hajemo ikindi gihugu. Ibibazo hagati y'ibihugu byombi bigize umuryango umwe. Hanyuma tugira ngo tugarukeho, mubona kugeza kuri ubu ngubu haba hari ibiganiro biri kujya mbere hagati y'ibihugu byombi cyangwa se biteganywa? Kuko na cyane ko u Rwanda rwari rwanditse rusaba yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarekura ingabo z'u Rwanda zashimuswe. Haba hari ibiganiro? Ntabwo ibiganiro byigeze bihagarara na rimwe. Ntabwo kubera yuko habaye ikibazo uyu munsi aribwo ibiganiro bitangiye. Ibiganiro byamye biriho mu nzego zitandukanye, muri mekanisme zitandukanye, ku bayobozi batandukanye. Niba warakurikiye ijambo minisitiri w'intebe nako minisitiri w'ububanyi n'amahanga avugiye mu nama y'umuryango yunze ubumwe bwa Afurika, yavuze yuko ku birebana n'ibi bisasu byaguye mu Rwanda yavuganye na minisitiri mugenzi we, yavuze ko na perezida wa Repubulika yavuganye na perezida mugenzi we. Ntabwo ibiganiro bijya bihagarara. Ni nayo mpamvu ubona ibintu bishobora no gushyuha bigashyuha bikazamuka, ariko nyuma y'iminsi umwe iminsi ibiri ukumva bisa n'ibyatuje. Ubu turimo turabivuga, ariko ntekereza ko aho byatutumbiye siko uyu munsi bikimeze. Kugira ngo bibashe kugenda bigabanuka nuko abantu bakomeza kuvugana, kandi urabizi sina ngombwa ko abantu noneho bafata indege ngo bajyeyo. Baravugana kuri telefone, baravugana kuri izi mbuga zose. Ibiganiro rero birahari, ntabwo bitangiye ubu ngubu gukora ko habaye ikibazo bihoraho. Murakoze, turabashimiye. Murakoze namwe.